umugore unyara, ndi umugore ukunda imboro, ndi umugore ushimishwa n'imboro. Iyo wandongoye ukanyaza njyewe birushaho kuba naguha igituba neza. Niyo mpamvu njyewe abagore banyara cyangwa abagore tunyazwa duhorana umunezero n'ibyishimo, kuko iyo ugiye no kurangiza birakorohera, wumva uburyo imboro iryohamo ukarangiza wumva. Urabona ururimi hari ikintu rumara 100% kurusha ubwo mwarongorana. Ukunda kurukarisisha imboro y'umugabo gute gutya, usa nk'uzamura ku mabya, usa nk'uzamura ku mboro, ku mutwe w'imboro, usa nk'uyirogatisha rwa rurimi. Uko ugenda urigatisha rwa rurimi, ya mboro niko igenda igira ubushake bwinshi, igashyuka, igahagarara, ikamera gutya. aba ari imboro ndende ubona ko ari ndende irimo ibyibushye. Niyo mpamvu bayise ayo mazina. Abagore bakunda kuyitinya. Imboro yawe ari nini, ni handi ushyiramo umutwe w'imboro gusa. Noneho uko hagenda haguka, wa mugore agenda agira ubushake, ni kwa kundi noneho wowe uyishyiramo ukayicingiza mu gituba. Yishyiramo imboro mu gituba batabanjije kumva ko wa mugore yagize ubushake. babyumvira sasa, babyumvira mu gituba hagati. Urabona hari abashyira imboro ubushake bwatangiye kuza, igituba cyatangiye gutoha. Iyo washyizemo imboro ukumva haroroshye, ariko ukumva haranatose cyane. Ni kwa kundi utangira gushyiramo imboro ukayishyiramo yose, ugatangira kumucumita gake gake. amabya nayo aba ari mu gikorwa. Nayo ni mu kintu gitera ubushake umugabo. Iyo uko ugenda ukozaho ururimi, wa mugabo agira ubushyuhe kandi akagira n'ubushake bwinshi cyane. Ururimi rugira utuntu twinshi dutandukanye. Umuntu ukoresha ururimi ngo abakwishe mu mutwe. Nicyo kintu cya mbere cyica ubundi mu mutwe. Umukobwa araguhiga akagaruka. Cyane. Abasore muri kubyumva, ariko ntibagakunde gukoresha ururimi. Nanone havamo indwara mu gihe urukoresha ku muntu wizeye, ufite isuku nkawe. Akenshi igihe ntabwo mbikunda, yuko byatuma rwose wa mugabo njya kumwihigira nkamushaka. Ni ibintu biryohera umugore cyane. Yes, tubahaye ikaze. Eva, turakwakiriye. Mumeze mute? Tumeze neza cyane. Eva, wari umaze iminsi yo ko wabuze se? Nari maze iminsi ndi kumva ko imboro iryoha. Mpamvu mwari barambuze. Ubona ko naje numva ameze neza. Ntanasaraye, mwihangane. Ni imboro yagusaraje se? Hari igihe umuntu yumva imboro iryoshye akumva yagumayo. Hari imboro ngo bita imboro z'abageni, urayizi? Iyo mboro ntabwo yari yandongora, ariko ujya uyumvaho. Ngumva mutubwire uburyo ukora akazi. Iboroza abageni koko? Ubundi tubwire, ubundi Eva, ubundi abagore bakunda imboro imeze ite ubundi muri rusange? Imboro iyo ari yo yose bayita imboro. Abagore rero urabona hari igihe urongora umugore akumva aranyuzwe, akumva arishimye. Niyo mpamvu ahita avuga ati imboro iramuryoheye. Ubundi biterwa n'uburyo ya mboro wayikoreshejemo. Ariko iyo uyikoreshejemo neza, cyangwa yaba ari nto cyangwa yaba ari nini, n'ubundi imuryohera nk'imboro nini. Yaba ari ntoya n'ubundi imuryohera nk'aho ari nini. Imboro biterwa n'uburyo uyikoreshamo. Nje kubabwira uburyo imboro iryoha. Mumaze iminsi mumbaza uburyo umugore aryoherwa, uburyo bakundamo imboro yo bari kumurongora, uburyo ibimuryoheramo. Hari abagore dukunda imboro. Abagore bakunda imboro rero tuba dushaka ba bagabo baba bakoze siporo, baba bariye neza, bagashaka akantu katuma bagira mudu. Iyo umugabo yafashe akantu k'agasiporo no kurya bihagije, kurongora biramworohera.
iyo ariye agahaga agakora agasiporo akanarenza n'akantu gake cyane. Buriya rikoro nyinshi ntabwo ari ibintu byiza, kubera ko rikoro nyinshi hari igihe ica intege cyangwa ugasanga urarongoye ntabwo urangije. Iyo rero urongora nturangize bisa nk'aho ubaye nka wa mugabo nanone urongora akarangiza vuba. Rongora mu rugero, nk'urugero ugasanga umugabo arakurongoye arishimishije ararongoye paka yanze kurangiza, ahubwo wowe kurangiza warangije, kuba wamunyare wanyaye, ariko ugasanga wa mugabo aracyakomeza kukurongora, ahubwo we agashaka kumva ko yakishima, ariko burya kwishima cyane k'umugabo atashimishije umugore burya nta kiba kigenda mu gikorwa cyo kuba mwarongorana muri babiri. Umwe aba ashaka yishime n'undi yishime, ku buryo wa mugore na wa mugore atangira ubwiwe kukwikarisiriza imboro yawe. Uko atangiye gukoresha ya mboro niko we agira ubushake cyane. Wa mugore ni kwa kuri nawe atangira gusa nk'aho akubwira uburyo umurongoramo. Ubundi Eva ndagira ngo tugiye kwiga kuva ku isomo rya mbere, kuva umukobwa ahuye n'umuhungu cyangwa se umugore n'umugabo, isomo rya mbere paka bageze barangije, bihera he, bigenda bite, uburyo bwiza, umugabo aza acumita, bigenda bite? Ubwa mbere urabona bagiye kurongorana, umugore cyangwa umukobwa bagiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ahantu ahera hambere umugabo arabanza akabaza wa mugore akumva ko ari muri mudu. Iyo abaje wa mugore akumva ko ari muri mudu, kandi nabwo si ngombwa ko wamubaza, nawe uba ubyibonera ubwawe uburyo umugore aba yagizemo amasoni cyangwa ari kugukorakoraho. Iyo atangiye kugukorakoraho nawe ujya ubyibwira. Ugomba guhera ku gituba, ukora ku gituba cy'umukobwa. Ugira ute? Kubanza ukagikoraho ugakozaho intoki, ugashyiramo intoki ukumva ko cyatangiye gutoha cyazanye amazi. Iyo wakojejemo intoki ukumva cyatangiye gutoha, nawe ni kwa kundi utangira ukamufata akaboko kwa mugore ukamukoza ku mbore yawe, akajya yikuraho gake gakeya, akumva uburyo nawe washyutswemo. Ujya kuyishyiramo cyangwa nawe wowe ujya kuyishyiramo yatangiye kumva ko wowe wamutindiye. Hari abagabo badakunda kuba bakoze imboro ku gituba, hari abagabo bakunda kuba bashyira, abagabo badakunda kwikorera abagore babo ugasanga bikorera undi mugore wo hanze, abo ndabagaya cyane. Ukaba utabikorera umugore wawe